kenshi muri we. Mu bitekerezo bye atangira kwibuka gahunda yari afite zo kuzajya kuganira na nyina, akibuka message yamwohereje ariko ntazisubize kubera yuko yibwiraga ko bazaganira byimbitse umunsi yagiye kumureba. Ibyo byose rero byamushenguraga umutima kuko bitari bigishobotse ko nyina atari kwibuka ikintu icyo ari cyo cyose, ndetse nta nubwo yashoboraga kwibuka isano afitanye n'aba bana bombi. Mvuze iby'iyi nkuru muri njye ntekereza yuko dukwiye kwibuka ndetse tugatoza abacu ko badakwiye gufata abo bakunda for granted. Ibaza ukuntu wakumva umerewe umunsi waba ukumbuye umuntu ugashaka kubimubwira ariko ntabashe kukwibuka. Ibaza uko wakumva umerewe muri wowe umunsi waba ushaka kubwira umuntu ko umukunda ko ndetse umushimira ibyo yagukoreye ariko akaba atabasha kwibuka ndetse no gusobanukirwa ibyo urimo kuvuga. Iyi nkuru yankoze ku mutima ndacanganyukirwa, ubukana bwayo bunyahuranya umutima, uboshye ingobe y'umurashi, umuhanga mu gufora no kurekera. Muri jye natangiye kwiyumvamo amagambo abiri, ubunyangamugayo ndetse n'ubupfura. Uko buri jambo ryanzagamo niko nibazaga umuntu wo muri iki kinyejana dushobora gusangamo iyi migirire, ubupfura ndetse n'ubunyangamugayo. Uko niko ijwi ryanyerekeje ku gutekereza kuri Pastor Ezira Mpyisi. Natekereje ko hari benshi bafite ibyo bamubwira bagaruka cyane ku bupfura ndetse n'ubunyangamugayo yaberetse mu myaka itandukanye. Ntabwo ibi byapfuye kwizana, byashingiye ku nkuru nagiye nsoma ku buzima n'amateka ye ndetse n'ibiganiro nagiranye na bamwe mu bagize umuryango we. Mu nkuru nkeya nasomye mu zamwanditsweho, icyo nabashije kubona nuko mu mibereho ye iteka ibikorwa bye byaranzwe no kugirira abandi umumaro, haba mu buryo bw'ijambo ry'Imana binyuze mu ivugabutumwa ndetse no mu bujyanama mu mibereho kuri benshi ndetse no mu nzira z'ubutegetsi bwariho mu bihe by'ubuto bwe nk'uko inyito yari muri icyo gihe. Aba muri generasiyo ye bafite byinshi bamuziho. Mu byo bamwibukaho harimo nko kuba yari umusirimu cyane ku buryo akiri umusore aho yacaga hose bamenyaga yuko umunyenyanza atambutse. Pastor Ezira Mpyisi ndamuzi neza, ntabwo muzi akiri umusore nk'uko we anzi ndi umwana. Ajya anabimbwira ko anyibuka nambaye agakabutura mu materaniro makuru, ariko we muzi ari umusore wambara neza, wakenyeraga imyenda yera, akitera umwenda wera, akambara ishati yera. Umuntu wese akamureba akamenya ko ari umwe mu basore b'i Nyanza. Ni koko kuva mu buto bwe ni umusirimu, akaba imfura bigashimangirwa n'ubunyangamugayo. Pastor Ezira Mpyisi yabaye mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo. Mu mibereho ye muri ibyo bihugu ibikorwa bye byaranzwe cyane no kubera abandi ingirakamaro ndetse n'isoko yo kuvomamo umunezero. Ariko imyaka irenga 13 maze mu rushako wambereye inkingi ya mwamba, ndetse n'abana banjye barabizi, ntabwo tuzigera tukwibagirwa ineza watugiriye mu muryango wacu. Cyankoze ku mutima nuko ubwo data yatugezaga mu rugo rwa Pastor Mpyisi mu gihugu cya Uganda ahitwa Bugema, akadushyira mu nzu ye, yadushyize mu rugo rwuzuye. Ubundi abanyarwanda abo najyaga mbona bitwa abapagasi wasangaga babyuka bajya guhingira abagande, ku gicamunsi bakajya gucishura kugira ngo babone ibibatunga. Ntekereza ko iyo tuza kwahinguka atahari nubwo ubuzima twari kubaho, ariko ibyo yarabiturinze. Iyo migirire nta gushidikanya yari iyobowe n'urukundo karemano ruri mu mutima wa Pastor Ezira Mpyisi. Pastor Ezira Mpyisi kubw'urukundo ukunda Imana nayo ikaba urukundo, iyo yaguhesheje kurusangiza abantu bayo, buri wese wabashije kurusogongeraho rwamubereye isoko imara inyota mu bwenge. None na n'uyu munsi uteruye kubihamya ntasobwa mu ijwi ndetse no mu kibonezamvugo. Akunda Imana
akunda abantu kandi no mu bitekerezo bye n'aho agereye mu myaka ye ikuze aracyahagaze ku ijambo ry'Imana. Ibyo rero nkabishimira Imana cyane, kandi uburyo akunda abantu n'uburyo natwe turamukunda. Urumva ko azirikana urukundo bari bafitanye na muzehe na se w'abana, ku buryo yumvaga adashaka yuko bagenda atabanje kubasengera, atabanje kubigisha. Ibyo rero nabimushimiye cyane, byerekana nyine umubyeyi ukuntu yitaye ku bantu, yitaye ku bana, natwe nyine akazirikana urukundo bagiranye n'ababyeyi bacu. Imana rero ijya imuha umugisha muri byose. Mu myaka umaze ku isi, uyu munsi ndahamya nashidikanya yuko imyinshi muri yo wayimaze wigisha ijambo ry'Imana binyuze mu gufasha abatari bake mu kumenya Bibiliya. Burya rero Pastor, uyu munsi turashaka yuko wumva uburemere bw'igikorwa wakoze. Hari benshi ubu bafite icyizere cy'ubugingo buhoraho kubw'uko bategeye amatwi kumva ijambo wigisha. None ubu ubuzima bwabo bwafashe undi murongo, n'ukuri kose imitima yabo yuzuye gushima Imana ku bwawe. Ndashimira Imana cyane yatumye mumenya. Ndagira ngo rwose mubwire ko imirimo yakoze ntabwo yapfuye ubusa. Imbuto zirahari, abo yigishije twese, abo yatumye ubuzima buhinduka kubera kutwigisha no gusenga Imana ngo idufashe kwiga. Ni byinshi cyane byahinduye ubuzima bwacu. Wenda umuntu yakabaye afite ukundi abayeho. Mu by'ubuzima bwa gikristo abatari bake basoma Bibiliya busomyi. Hahandi usanga icyanditswe gisomwa nk'icyanditswe, kubasha kuvumbura igikubiyemo uretse kuba icyanditswe gusa bikagorana. Uyu munsi rero hari benshi bagushimira yuko wabigishije kumenya icyo bakora ngo basobanukirwe Bibiliya. Ikintu yakunze kuvuga cyakunze kunkora ku mutima ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iraryoha. Ngo akavuga ati Bibiliya turayicakanga, ukayicakanga ukamanuka ikuryoheye, ukayumva muri wowe ikuryoheye. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, si benshi bimerera gutyo. Cyane cyane byerekeye iriya ndirimbo ya 45 umpe Bibiliya, akayikunda cyane. Ndibuka ko yari nk'indirimbo teme cyangwa se chanteme yakundaga gukoresha yabasoza yabatangira iteraniro rikuru. Yampaye undi murongo usobanutse wo kwiga Bibiliya. Ndamenye ko ngomba kurya Bibiliya ayitapfura, ayisobanukirwa, kandi ko nta bundi buzima dufite, nta n'ibindi biryo dufite byagaburira umwuka wacu atari. Hari ikintu iyo yigisha akunda kuvuga cyo gusoma icyanditswe kiri mu cyanditswe. Ni ijambo ubundi avana mu Cyongereza rivuga reading between the lines. Uyu munsi turaganira twibukiranya bimwe mu byo wagiye udukorera bigakora impinduka zikomeye mu bwenge n'imitima yacu. Niba wibuka umunsi mwariyo mu mahanga mu gikorwa kitari cyoroshye, ubwo mwari mu nzira zo kuzana umugogo w'umwami ngo utabarizwe mu Rwanda, abo mwari kumwe wabasigiye ijambo rikomeye, wafunguriye imitima yabo kumenya badashidikanya yuko hejuru y'ibyo tubona n'ibyo tuzi hari beyond. Kuva icyo gihe tuvuga beyond nyine. Iyo tubonye ni beyond, iyo tubonye ati beyond nuko beyond ni Imana, kandi arayemera. Ibyo nababwiye tugitangira, ikintu kiranga muzehe wacu pastor ni Imana. Ikintu cyose ni Imana, nta gushidikanya, nta kugira rimwe ngo ahari uraza gucika intege ni kuko ibintu byakomeye. Oya, icyizere cyose kiri mu nama ko ibintu byose bigomba kugeraho uko bigomba kugeraho, kandi yabikoze izi impamvu yabyo kandi ukabyakira. Abakuzi imbona nkubone n'abakumva mu biganiro bitandukanye, icyo bahurizaho nuko bakunda cyane uburyo uganiramo. Mu rwenya rusa n'urujimije ariko rusobanuye byinshi, abatari bake ubaremera inseko ku maso yabo. Cyambere mukundira ko ari umusaza ugira urwenya rimwe na rimwe abantu batumva, kuko twigijwe n'umupadiri witwaga Alexis Kagame,
yari yarabaye umwiru mu gihe cya Rudahigwa. Iteka ryose iyo numvise Ezira Mpyisi avuga binyibutsa Alexis Kagame, nawe yagiraga urwenya rimwe na rimwe abantu batumva, ushobora kubwira ikintu ukagira ngo aragututse ariko ari urwenya rwe, ariko niko abantu ba kera baganiraga. Hari ukuntu ajya yigisha avuga ngo kera yarogaga abantu. Yego, noneho iyo duhuye rero nkajya kumubwira nti pastor rwose ntabwo ugeze uroga abantu, wigishaga ijambo ry'Imana. Agaseka cyane ati oya, ati nabanje kuroga papa wawe. Yije mu biro byanjye tishangamije, ati ukeneye amasengesho kuko yo kaminuza ntabwo ari ikintu cyoroshye, kaza kose takagahungu ngamije gakeneye amasengesho, akasengera akashyira amaboko y'Imana, akamba inama, kandi nemera ko ayo masengesho n'inamazi byagize uruhare mu iterambere ry'iyi kaminuza y'Ubuye. Pasiteri ndagukunda kandi barakoze kuba baranguriye imyenda. Uyu mwana yitwa Ken. Uyu inkuru ye n'ubushuti bwawe ni ukuri iratangaje. Nkora iki cyegeranyo naganiriye nawe ndetse n'ababyeyi be, bambwira umubano mufitanye birantangaza, gusa nshimangira ko nta gushidikanya uri inshuti ya buri muntu uko ari. Kandi niyo bari kumwe na Mpyisi baganira utuntu ukabona nyine ni ibintu baziranyeho nyine byawe ntiwabyivangamo. Yaba yagize anniversaire ati ariko menye ko Mpyisi yagize anniversaire, turamugurira gato, turamugurira iki. Urukundo ukunda uyu mwana rwahuranyije imitima y'ababyeyi be, rushinga imizi muri bo, none uyu munsi nabo biyumva nk'inshuti zikomeye kuri wowe kandi bakabishimira Imana. Kubw'umwihariko muri urugo tumufata nk'umubyeyi wacu, umujyanama, umubyeyi twubaha kandi nyine aradukunda, natwe turamukunda nk'uko uyu mwana amaze kuvuga aramukunda. Pasiteri aradukunda, natwe turamukunda. Uwavuga ibihe byawe n'umubano mu bandi nta gushidikanya twavuga byinshi, gusa ntitwabura gushimangira ko muri uwo mubano hari byinshi twakwigiyeho. Uyu munsi ibyo tubifataho nk'inkomezi, tuzi neza yuko izadufasha hakomeye. Bakagira kwihangana n'abasazi baje basimbagurika arabihanganira. Rwose indangagaciro za Kinyarwanda umuntu yazigira kuri Mpyisi, ariko n'iza gikirisitu nazo yatangiye gusobanura. Yesu we azi yakuye muri Bibiliya abagendana iteka, ndetse na za research akora iwe. Ntabwo ari umusaza usanga yicaye yabuze icyo akora, iteka acukumbura, avumbura, yandika. Iyo umusanzu w'iteka ari wenyine n'ibyo akora. Ibyo ni byinshi byinshi wamwigiraho, kumenya gukoresha igihe cye neza, ntabure icyo yakora nubwo ashaje ugasanga afite ibyo akora kandi by'ingirakamaro. Mbega no muzehe umuntu yakwigiraho ubuzima muri rusange, kuko wamuvuga sinzi ko yamurangiza. Ni muzehe uhimbaje, njye niko nabivuga. Nabonye umusaza w'umuhanga, umusaza ufata inshingano ze agashyiramo umutima we wose n'imbaraga ze zose. Icyo mwigiyeho kubana n'abantu, ni ukoroherana n'abantu. Icyo nicyo namwigiyeho kurenza ibintu byose. Mu mitima yacu wabibye urubuto rw'urukundo mu bantu. Iri somo ryafashije benshi, ubwo rero wowe soko twabivomyeho, umutima wawe bishimira Imana y'urukundo, natwe tuzabibya iyo mibereho mu bandi n'iryo sezerano. Ariko ikintu afite kiri special, icyo kintu cyo kwibuka abantu no gukunda abantu no kubazirikana, ngira ngo ntabwo ndakigeraho nubwo nanjye mbakunda, ariko ubwo nanjye birantera umwete wo kuzabikomeza nkabishimangira nkazarinda saza bifite. nasuye Muzehe Mpyisi n'umuryango wanjye n'umugore n'abana banjye mu rwego rwo gukomeza kumwigiraho, ku rwego rwo kwereka abana banjye ko ari umusaza mwiza umuntu yakwigiraho mu bijyanye no gusenga, mu bijyanye no kubaha Imana, mu bijyanye no kubana n'abantu. Guhoza ijisho n'umutima ku byiza ukagendera kuri ibyangwa n'amaso y'Imana akabona nubwo byabishimwa n'abantu, ni kimwe mu bintu bikomeye uwagukurikiye atasibye kubona. Kubisigasira nk'umurage tugukesha ni ibyo guharanirwa kandi birashoboka.
ntabwo akurikira umujyo w'abantu iyo uwo mujyo utajyanye n'iby'Imana ikunda n'iby'Imana ishaka. ariko nk'ikintu cyo gukunda ijambo ry'Imana cyo kiri mu bintu navuga ngo yashimangiye, kuko ngiye nkitangira gukizwa nari ngifite ikintu cyo kuvuga ukuri ukazarinda usaza kuvuga, ibyo nabyo bintera umwete muri iyo nzira. Atwigisha byinshi cyane tuba dukwiye kureberaho, atugira inama, aradukunda, atwereka umurongo kandi ntava mu byimbo. Kurera umwana ukamukuza ukamuha ibisabwa byose kugeza ubwo abaye umugabo cyangwa ubasha kwifasha ku bwawe, nubwo ari inshingano buri mubyeyi aba afite, ariko bitera ishema n'umunezero kumva abo bareze mu majwi yabo bashima ko wabashije kwitwara neza mu nshingano zawe uko zingana. Akatwigisha ijambo ry'Imana, cyane cyane akatwigisha uburyo twese dushobora kubona ubuzima budashira. So icyo kikaba ari ikintu gikomeye mu buzima bwacu twese. Iteka icyo akunda kuvuga ni ukuvuga ko yifuza ko twese tuzaba turi kumwe igihe Imana izaba igarutse ubwa kabiri, kandi tukaba twarize uburyo koko bishoboka dukurikije ijambo ry'Imana. ni ukumushimira ibyo yadukoreye byose, ubuzima bwiza yaduhaye, ni imyaka yose 100 agezeho tukaba tukimufite, ni ukumushimira ibyo ngibyo nta bindi narenzaho. Wabashije gufasha abagukomokaho kugera kuri byinshi, babasha kuba imfura mu mvugo no mu ngiro. Uwo ni umurage ukomeye bagushimira uyu munsi, ariko kandi hejuru y'ibyo byose wabahaye umurage w'izina ryawe. Kubw'ineza wagiriye benshi, kwitwa Mpyisi bitera abawe ishema, bikabahesha no kubahwa mu bandi. None uyu munsi nabo baragusezeranya yuko bazaharanira kudasiga icyashira izina binyuze mu gutera ikirenge mu cyawe, haba mu bikorwa no mu mibanire. Nk'uko uvuze, ni ikintu twese tugomba kurwanaho kugira ngo tutazatesha iryo zina agaciro, ariko kandi natwe biradufasha, iryo zina riradufasha. Ubu ngubu hari ahantu tujya, byaba ngombwa yuko ngomba kuvuga uwo ndiwe, ntapfa kuvuga ndi Mpyisi. Abantu benshi wenda urareba nanjye maze gukura, abatamuzi cyane bamaze bati muze ni wowe. Nkababwira nti ntabwo ari wa musaza muzi, ariko hari icyo dupfana, ukabona nanjye bampaye icyubahiro kubera iryo zina. Kabisa natwe turabizi yuko iryo zina tugomba kuzagerageza komeza kurihesha mbese agaciro. Abakazana n'abuzukuru imitima yabo yuzuye ishimwe, icyizere cyo kuramba kibari ku mitima, kuko iteka baharanira gutera intambwe zabo mu zawe. He gave me example which also helped me in my work, thanks to him. With him I understand what is to be a true man or woman of God, because as everybody knows, his life is guided by God. Grandpa has been so loving to all of us. I think, of course, maybe because we are the grandchildren, I think we had extra attention and more special care than maybe his actual children. But I love him so much. He's shown us so much. I've learned so much from him, and all I can say about Grandpa is that I love him dearly, and I'm very appreciative to him for everything. Basically, I would not be here if it wasn't for Grandpa, because, you know, he's my grandfather. The thing I like about Pastor Mpyisi is preaching. He preaches what people need to hear and not what they always want to hear. Pastor Mpyisi really encourages me with my walk with God. What he does really encourages me. I also want to preach like him. Pastor Mpyisi inspires me. He is a good father, a good grandfather, and he was a good husband to his wife. Pastor Mpyisi, I love you. I thank you. Your dedication inspires me. Nibyo koko, nibyo kwishimira ndetse no gushima Imana kubwo kubyarwa n'umubyeyi ushimwa na benshi, ariko kandi ni igihinyuzo kitoroshye mu mibereho. Mu by'ukuri banarebye nuko ashaje,
akaba ashaje ari imfura, akaba ashaje afite ubwenge, akaba ashaje akomeye, akaba ashaje ari uw'ingirakamaro. Mu by'ukuri byabateye kwifuza iherezo ryiza nk'irye, ariko ntabwo iherezo ryiza ripfa kuza, umuntu ararikorera. bafite amahirwe yo kuba bakimufite, aganira nabo, avugana nabo, numva bafite byinshi bashobora kumwigiraho, cyane cyane ibyamwuka n'ibyabafasha muri ubu bugingo. Gukunda Imana, gukunda ijambo ry'Imana no gukunda abantu, kuko ibindi byo kuvuga ukuri ko ushobora no guhitamo kwicecekera kubera ubuzima abantu babaho, ariko nibura ibyo bitatu byo ntibiburemo. Rero nibwira yuko ni umugisha kugira umubyeyi umeze nka Pastor Ezira Mpyisi, ariko ni n'igihe inyuza ku buzima bwawe. icyo nakwifuza ku muryango, ku bana, ku buzukuru, nuko batera ikirenge mu kirenge cya muzehe Mpyisi, nabo bakazasaza neza, bakazasaza bubashywe, bakazasaza nta muntu banduranyijeho. Nicyo kintu cya mbere nabwira. Ibi wumvise muri iki cyegeranyo ni bike cyane ugereranyije n'ibyavugwa na buri wese wifuza kugira icyo akubwira Pastor. Watumye abatari bake bagira ubwamamare mu mwuga wabo, uyu munsi barashima Imana ku bwawe. Kugana nawe rero ibyo byanyunguye ibintu byinshi cyane by'umweko mu itangazamakuru, byanatumye by'umweko nk'umunyamakuru namenyekana cyane. Icyo cyo nta gihamya. Ku giti cyane ndagushimira ko wemeye kumpa ibiganiro, ndagushimira ko wemeye kunyakira by'umweko mu buryo nakwita ko gihe udasanzwe, kuko numvaga ko uri umuntu udasanzwe. Uranyakira, turaganira, ndagushimira kandi shima Imana yakuduhaye. Wafashije abatari bake kwiyumvamo imbaraga, uyu munsi batewe ishema no kubigushimira. Pastor Mpyisi, nta kintu nabona nagushimira. Wambereye ibirenze umubyeyi, wambereye umuntu wanyeretse ubushuti cyari cyo bugaragarira mu bikorwa. Yaratwubatse, yaduhaye izina, turamushimira cyane. Tuzakomeza tumutekereze, tuzakomeza tumwibuke, uko tubishoboye tuzajya tumusura. Tuzi neza yuko wabashije kumenya Imana, ubuntu bwayo bwibuganiza mu bwonko bwawe, abo wasangije iyo mibereho batewe ishema no kwisakaza no mu bandi. Ariko namwizeza ko ijambo ry'Imana yatwigishije riturimo, natwe turasaba Imana ngo dutere ikirenge muke, icyo umwuka w'Imana twigisha kujya dushobora kugisangiza abandi, nk'uko nawe yasangije si Abanyarwanda gusa ariko no mu mahanga aho yabaye hose yigisha ijambo ry'Imana. Imirimo ye yageze kuri byinshi. Ku giti cyanjye rero nkabamushimira. Turamukunda kandi tuzahora tumukunda kubera yakiriye Imana muri we. Umuntu ukunda Imana wese yagakunze Pastor Ezira Mpyisi. Ukubaho muri ubu buzima hari abavuga yuko bisa no kurota ugatangira gukanguka ugeze mu zabukuru. Abandi bagahamya yuko nubwo byaba kuba mu nzozi, icyiza nuko nyiri izo nzozi aba afite mu bushobozi bwe guharanira indoto agomba kurota. Gushimirwa ineza n'imigirire y'imfura muri ubwo buzima nta na rimwe bishobora kuba impamvu yo kwikomanga mu gituza kuri iyo mfura. Ibikorwa by'ubunyangamugayo iyo bikozwe nk'umusaruro w'ubupfura bitera ababikorewe kugira ibyiyumviro byiza, hanyuma ibyo byiyumviro nabyo bigahindura imitima yabo, igahora iteka inyotewe icyiza kurusha ikibi. Kubivugaho rero niko kubisigasira kugira ngo bikwire mu nzira y'uruhererekane, imfura zizahoreho none no mu biragano bizaza. Pastor Ezira Mpyisi, twese uko tungana dushima Imana ku bwawe, buri munsi tukwifuriza kuramba. Ikiruta byose abizera ubwami bw'ijuru twizeye yuko tuzabubanamo iteka nyuma yo guhindurirwa imibereho.